Yesu nashimwe abo dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu Kristo. Uyu munsi tugiye kureba ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice byaho ni 2, umurongo waho wa mbere kugeza kwa 3 haranditse ngo: namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro byanyu n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukikurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira, kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Imana yo mu ijuru ikomeze itugirire neza. Bavandimwe, biragaragara ko Pawulo atavugaga urupfu rw'umubiri, kuko abo yandikiraga bari bazima mu buryo bw'umubiri, nyamara akavuga ngo kera bari bapfiriye mu byaha n'ibicumuro byabo. Icyaha nicyo gikingura umuryango w'urupfu rwo mu mwuka. Bene data, ni ukuvuga ngo twirinde ibyaha, kuko nibyo bituma abantu bagenda bapfa mu mwuka. Umuryango w'urupfu rwo mu mwuka uterwa no gukora ibyaha. Gupfa mu mwuka bivuga kugira kamere y'icyaha mu mwuka wawe. Urabona ko hariya Pawulo nk'uko twabisomye abivuga neza, ngo ku bwa kavukire bari abo kugirirwa umujinya. Nanone kandi gupfa mu mwuka bivuze mu buryo bumwe kugira kamere nk'iya Satani mu mwuka wawe. Pawulo avuga ko abapfuye mu mwuka, umwuka w'umwami utegeka ikirere uba ukorera muri bo. Nta wundi mwami rero ukorera mu kirere, bavandimwe, uretse Satani. Ibyo ntitubishidikanyeho rwose. Reka mbabwire ibyanditswe dusanga mu Efeso no muri 6:12, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere, cyangwa se ho mu ijuru. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Rero bavandimwe, nk'uko tubonye ko tudakirana n'abafite amaraso cyangwa se inyama n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware ngo bakorera ahantu mu kirere ho mu ijuru. Imana rero iduhe imbaraga, idushoboze kugira ngo mu buryo bw'umwuka dukomeze tube bazima. Mukomoka kuri so Satani. Ahangaha Yesu yigeze abwira abayuda rimwe, arababwira ngo kuko mudakijijwe, arangije arababwira ngo mukomoka kuri so Satani, kandi byose ararikira n'ibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni we se w'ibinyoma. Ibi nabyo reka tubirebe mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana 8:44, kugira ngo mubashe kubisobanukirwa. Naho haranditse ngo mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo Satani ararikira n'ibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye ubwo, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se w'ibinyoma. Imana yo mu ijuru ikomeze idushyigikire. Bene data, bavandimwe, buriya gukurikira Imana bisaba kwiyemeza, bisaba kuba mu zindi mbaraga, kuko urabona hano Imana iri kuvuga ngo kuko muri abanyabyaha, so ni Satani, cyangwa se mukomoka kuri so Satani. Ahangaha Imana yacu turasanzwe tubizi twese ko ari umubyeyi. Umubyeyi rero ntago yakubwira ngo ukomoka kuri Satani, kuri so Satani, ahubwo iyo ukurikije ibyo Satani akora, ni ugatandukira iby'Imana yanga, ni ukwanga. Imana yo ihita ikubonera so ikakubwira ngo ukomoka kuri so Satani, kuko uri umunyabinyoma, ngo kuko uvuga ibinyoma, ngo ubwo nawe ngo ukomoka kuri so Satani. Bene data rero, mureke ijambo ry'Imana turigire iryacu, kandi duhuguke kugira ngo Imana yo mu ijuru iyo kutwita abanyabinyoma, ahubwo itwite abakijijwe, itwite abana bayo, niho bizatugirira umumaro. Dukomeze n'ijambo ry'Imana kuvuga ngo, bene data, tubirebye nko mu buryo bw'umwuka, abataravuka bwa kabiri nk'uko twabivuze mu biganiro byabanje, ni ukuvuga ngo twabagereranya nk'aho ise ari Satani, kuko dore uko tubisobanura. Ni ukuvuga ngo niba utaravuka ngo wakire umwami Yesu nk'umukiza, ubwo byanze bikunze hari uruhande uherereyemo.
kandi urwo ruhande ubwo ni ukuvuga ngo ni uruhande rwo kwa Satani, kuko Satani byonyine niwe uba uri kukuyobora, kuko umuntu wese utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza aba afite undi mwami akorera. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Satani icyo akora nk'uko twabibonye ni umwicanyi kandi ni n'umunyabinyoma nk'uko ijambo ry'Imana rimaze kubitubwira. Rero abataravuka bwa kabiri nabo ubwo umwami wabo aba ari uwo nguwo ku ruhande, uwo nguwo w'umunyabinyoma. Imana yo mu ijuru rero ikomeze tugire neza kandi duhe gusobanukirwa ibyayo, kugira ngo tutazibeshya ejo ugasanga tubeze nk'abatarigeze babwirwa cyangwa se bumva ijambo ry'Imana, ahubwo tumere nk'aho ijambo ry'Imana riri mu mizi mu mitima yacu, tubashe kurikurikiza no kuryumvira, nibwo tuzagira umugisha. Nababwira nuko abataravuka ubwa kabiri cyangwa abatarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo, ntabwo twabaciraho iteka bavandimwe ngo twumve ko ari abanyabinyoma cyangwa se ari abo ngabo bagendera muri izo ngeso zindi. Ni ukuvuga ngo baba bafite umwuka uturuka kwa Satani. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba uri umuntu wenda utarigeze wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, mbese muri we nta mwuka wera ubamo, ukaba udakora n'ibyo bibi, ariko mu by'ukuri muri kamere yawe kurimo ibyo bibi ubyifitemo. Ubonye urwaho ibyo bibi wabikora kuko utigeze wakira umwami Yesu Kristo nk'umukiza. No kuvuga ngo ushobora kuba uyu munsi wa none utari kugaragara nk'ubikora, ariko umwuka uri muri wowe niwo wa wundi ukorana na babandi twabonye bo kwa Satani, babandi bafite imyuka mibi, babandi bakorana n'imyuka iyo kwa Satani, kuko batigeze babasha kuvuka bwa kabiri. Rero abantu bose bakora b'abanyabinyoma cyangwa se abakora ibindi bibi, abo bose biri tubwiye ko ise ari Satani. Rero bene data, ni ukuvuga ngo wowe wenda utarakizwa cyangwa se utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ni ukuvuga ngo muri wowe ufitemo undi mwuka ukurimo kwihishemo utagaragara, ndetse rimwe na rimwe nawe utabasha kumenya, ku buryo mu kanya gato nk'ako guhumbya uwo mwuka ushobora kugukoresha ibintu bibi, ugasanga nawe wisanze ahandi hantu. Bavandimwe, niyo mpamvu rero umuntu wese utuye ku isi cyangwa se umuntu wese waremwe wavutse akwiriye kuvuka bwa kabiri, kugira ngo ya kamere y'icyaha cyangwa ya kamere ya Satani ive muri we, noneho agire indi kamere isimburwe na kamere y'umwuka wera, isimburwe na kamere yera y'Imana. Mwene uwo muntu wemeye kuvuka bwa kabiri ntaba agipfuye mu buryo bw'umwuka, ahubwo aba abaye umwana w'Imana, aba yongeye guhinduka icyaremwe gishya, ntaba akiyoborwa n'umwuka mubi wa Satani, kuko aba yemeye kuvuka bwa kabiri, ahubwo aba ayoborwa na kamere y'Imana, na kamere nzima, na kamere itamushora mu byamugirira nabi. Rero bavandimwe bene data, buri wese namwifuriza kugira ngo yihane, yakire umwami Yesu nk'umukiza, kugira ngo abashe gutandukana na kamere mbi ya Satani, ariyo iteza abantu gukora ibibi cyangwa se gukora ibyaha. Ni ukuvuga ngo uhinduke umwana w'Imana, kamere ya Satani cyangwa se umwuka mubi wa Satani uve mu buzima bwawe, Imana yo mu ijuru izakugira neza. Ni ibintu bishoboka rero kuba twahinduka abana b'Imana, tukava mu byo twibwira cyangwa se mu byo dutekereza, ahubwo tugakurikiza ijambo ry'Imana nk'uko turisoma. Imana yo mu ijuru izatugirira neza. Mwakoze kubana nanjye, Imana ikomeze ibahe umugisha, kandi mukomeze mube mu Mana, mukomeze muze tubane n'ubundi. Ni kuri Meranse TV Show. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Shalom.